Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimira ko neza amatwi. Kuri uyu wa kabiri mu murenge wa Matimba mu karere ka Nyagatare disirigiti hakomerejwe ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge no gutwika ibiyobyabwenge. Mu karere ka Nyagatare hafatiwe ibiro bisanga 173 by'urumogi na litiro za kanyanga 1525 za kanyanga. Inzoga z'inkorano ndavuga zazo n'iz'ibikwangare amabido 55 ndetse hongera hafatwa n'izindi nzoga zitwa umumanurajipo 310 n'izindi nzoga zigiye zitandukanye rero zaminwe ku mugaragaro na polisi y'u Rwanda. Iki gikorwa cyitabiriyemo abayobozi bagiye batandukanye byo kurwanya ibiyobyabwenge no gutwika ibiyobyabwenge ndetse no kumena ibiyobyabwenge. Ubwo rero hamenwe ibiro 173 by'urumogi, hamenwa kanyanga 1525 za kanyanga zaminwe ku mugaragaro n'ibibido by'inzoga z'inkorano 55 n'izindi nzoga zitwa ibimanurajipo 310. Izi nzoga rero zamenwe ku mugaragaro. Hari hitabiriye abayobozi batandukanye. Ku rwego rwa gisirikare hari hitabiriye gisirikare, polisi na RIB ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Iki gikorwa cyo kumena ibiyobyabwenge biba byajengereje abaturage. Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Matimba abayobozi barasaba abaturage kuzajya batangira amakuru ku gihe bitewe n'ibiyobyabwenge bikunze kugaragara hano mu karere ka Nyagatare, cyane cyane kanyanga n'urumogi. Bamwe bavuga yuko bikomoka mu gihugu cya Uganda cyangwa biva muri Uganda bakabicyora bikagera mu Rwanda, gutyo rero bakaza kubifata cyambuka umupaka, ubundi abaturage bagatangira kubizana, nibwo polisi y'u Rwanda ibasha kubafata bakahita bamburwa bino biyobyabwenge nabo bagahanwa. Rero ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko bino bikorwa byo gucuruza urumogi, gucuruza inzoga byangiza urubyiruko cyangwa byangiza abaturage. Ngo buri umuntu unyweye urumogi ashobora gusara, umuntu unyweye kanyanga ashobora gusara. Ni kwa kundi nyine usanga wanyweye ibiyobyabwenge bikakurindagiza, ukanywa ibiyobyabwenge ugasanga urarwanye, ukanywa ibiyobyabwenge ugasanga ufasha akana katujuje imyaka y'ubukure ku ngufu. Ubuyobozi bw'akarere rero buvuga yuko abaturage bazajya batangira amakuru ku gihe y'umuntu wese babonye ufite ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose, cyaba kanyanga cyangwa cyaba urumogi, ajya atangira amakuru ku gihe kugira ngo uwo muntu bamukurikiranire hafi, afatwe, atabwe muri yombi. Rero abaturage basabye nabo ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ko bwashyiraho imbaraga mu kurwanya ibiyobyabwenge byitwa imimanurajipo bihangayikishije abaturage. Kenshi bavuga yuko abagore bajya kubinywa bakarara ku mihanda, bakaza barwana ndetse bakarara ku mihanda ntibamenye ababafashe ku ngufu, bagataha mu gitondo barwana n'abagabo. Kandi ikindi abagabo ngo bahangayikishijwe n'uko bano bagore bazabazanira indwara zidakira bitewe n'abagabo babasambanya batandukanye, ndetse bano bagore ntibamenyere n'igihe basambanyirijwe kubera yuko baba banyoye ibiyobyabwenge byinshi. Rero abaturage bahumurijwe bavuga yuko ikibazo cya zino nzoga z'inkorano zigiye kuzajya zifatwa zikamenwa ku mugaragaro, kandi ikindi n'abazikoze bagahanwa kugira ngo batazabyongera cyangwa n'ababikora babihagarike kugeza izisa koko uzafatwa azahanwa bikomeye cyane. Abaturage rero bashimiye ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare kubitaho kandi gukomeza kubifuriza ubuzima buzira umuze. N'abaturage nabo bavuga yuko ahantu hose bazajya babona ibiyobyabwenge bazajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bize bifatwe. Nk'uko bireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, urabona yuko polisi, RDF ndetse n'izindi nzego zitandukanye ziri hano, kandi urabona yuko ziri kumena ibiyobyabwenge. Iriya ni kanyanga bari kumena, litiro zisanga 1703. Zino ni litiro za kanyanga, ndetse harimo n'inzoga z'inkorano zitwa imimanurajipo 310. Izi nzoga rero ziri kumenwa mu karere ka Nyagatare, niho hateraniye inama cyangwa hari inama njyanama kugira ngo bamene ibiyobyabwenge bagiye bafata bigiye bitandukanye, urumogi barutwike ndetse n'ibindi biyobyabwenge byangijwe. Byabaye kuri uyu munsi, kuri iki gicamunsi, hari ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026, ubwo abaturage bari bateraniye hamwe, ndetse ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwakomeje igikorwa cyo gutwika ibiyobyabwenge no gushakisha abacuruza ibiyobyabwenge kugira ngo batabwe muri yombi. Nk'uko uri kureba kuri kamera rero za Kidasamura TV Rwanda,
murabona yuko RDF, polisi, ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi ziri kumena bino biyobyabwenge byangiza abaturage. Rero ubuyobozi bw'akarere busaba abaturage kuzajya batangira amakuru ku gihe bano bakora ibikorwa nk'ibingibi byo gucuruza ibiyobyabwenge bazajya bafatwa batabwe muri yombi. Guverineri w'intara y'Amajyepfo avuga yuko kubera ubukangurambaga bari gukora mu baturage, avuga yuko ibiyobyabwenge bigiye guhashywa burundu bikarandurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage batuye mu karere ka Nyagatare bavuga yuko bino biyobyabwenge birimo kanyanga n'urumogi bituruka mu gihugu cya Uganda babicyora cyangwa babicyora bikaza hano mu gihugu cy'u Rwanda, bikaza mu buryo bw'amagendo, bikaza ari forode, ariko bicyambuka bikigera mu Rwanda bahita babifata. Polisi y'u Rwanda ihita ibifata, dore ko n'ababifatanwa bahita bajyanwa bagatabwa muri yombi. Bino rero polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yaje kubigarukaho, ivuga yuko umuntu wese uzakura ibiyobyabwenge mu bihugu by'abaturanyi akabizana biri forode azahanwa, niyo yabizana bitari muri forode azafatwa atabwe muri yombi. Ibi ngibi biba bimeze nko gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, kubera ko abaturage iyo mubahaye ibiyobyabwenge bakabinywa ugasanga barasinze, bakanduranya, bakarwana, bagatongana. Bino rero ntabwo leta y'u Rwanda ibishimira, dore ko abaturage bavuga yuko n'abagore banywe bino biyobyabwenge barara ku nzira, bakarara mu kabari, bagataha mu masaha ashyira ya mu gitondo y'igicuku, bakararana n'abagabo bakabasambanya ntibamenye n'igihe babasambanyirije. Abaturage ba hano mu karere ka Nyagatare bavuga yuko hari umugore uherutse kurara mu kabari aza yasinze, ndetse ngo asambanwa n'abagabo 5, nibwo kwa muganga bamupimye basanga uyu mugabo yangiritse, uyu mugore yangiritse, nyababyeyi yangiritse, nazongera kubyara. Bitewe n'uko uyu mugore yangiritse akava amaraso ntiyabimenya, akarara muri rigori, ndetse ambulance yaje kumukura muri rigori imujyanye kwa muganga. Abaturage bakaba basaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge bagihashya burundu, ndetse n'abandi bazajya baboneka bari kunywa n'ibiyobyabwenge nabo bazajya bahanwa. Abaturage basabye rero ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ko ibi ngibi nabo byabababaje kandi byabashenguye umutima. Abaturage barongera guhumurizwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare, bavuga yuko abacuruza bino biyobyabwenge, ababikora bose bazatabwa muri yombi. Abaturage bavuga ngo cyane cyane inzoga z'ibimanurajipo sinzundongoye, cyane cyane kanyanga, ibi bintu birababangamiye mwa kano kagari. Yenda urumogi ntabwo ngo rubabangamiye cyane, ariko izi nzoga zindi ngo zirababangamiye cyane, ubwo abagore bazisangamo bagasanga bazinyweye, bagasanga biyandagaje ku musozi. Bino rero ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buri kubikoraho. Ngayo nguko rero ini ncamake y'amakuru, nibwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane.